Kuko intambara zigiye kujyaho ni intambara ziri social, abantu bapfa ibintu, amadini, amoko, ibitsina, ibintu nk'ibyo, ubukene, inzangano, ubucuruzi, buteye imbere udakwanjye ashake kukumanura. Nebyo kujya kutasanga handitseho ijambo rivuga ngo Isirayeli uri hejuru y'amoko yose n'ibintu byose, ndetse uri hejuru y'itorero uko ukajya kuzana amazi ya hariya abantu bakabikurikira bakumva yuko ari umugisha, bakamuha n'amafaranga menshi. Ahubwo ingingo ya 13 ni ukurema udutsiko twa gikristo, tuduheza nguni. Ubu turahari ngo byavuye ahantu hizewe. No, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndiwo wizeye yakubeshya. New American Century ni umugambi wo gusenya ibihugu 7 by'abayisilamu. Nk'ubu ngubu baje ibyo bakora kwa Gaddafi, barashaka gushyiraho amatora, kandi amatora yanze bagenda bayimura. Abonye ubundi barayasubitse mu buryo butazwi. Bashaka yuko Libya yakongera gusubira mu maboko y'abantu batarabizerwa mu bijyanye na gahunda yabo, cyangwa se uriya mwuka wa Gaddafi kagaruka mbere yuko Yesu azadari bizabanziriza kuza kwe. Avuga n'ibi by'ubutumwa bupfuye kuri za alitari mu nsengero byose, avuga na pornography. Abo n'abisi, nicyo gituma bavuga iby'isi kandi abisi bakabumvira. Umuntu avuga iby'isi arigisha iby'isi, arigisha amavatiri kujya muri Amerika. Muri Gatolika ntabwo bashobora kuvuga Isirayeli. Oya, ntaho bahuriye nayo, baranayanga. Ntibajye bayivuga. Wapi? Meya Amsher Rothschild ni umuyahudi w'umudage, niwe wasabye, aravuga ati njyewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu, ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury, ububiko bw'ubutunzi bw'isi. I don't want parliaments, I want the treasuries of the world. Niko yavuze, asaba shitani kandi irabimuha. Afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya Antikristo. Televiziyo igiye kuzaroga abantu kugira ngo abantu bajye bareba ibintu barebaho, ababibonye abadayimoni bari muri babandi babikinnye bajye basimbuka bajye muri babandi. Impamvu umuntu yareba pornography yifite ubuhamya bw'abantu benshi kugira ngo azayireke. Intambara ikomeye nk'umugozi bagushyizemo mu ijosi kugira ngo ugire umugisha wo kuvamo n'intambara ikomeye, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people, and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause, the furtherance of Christianity. Iyagacumira gaturi hari ni intego ikomeye. Umva yuko ari intego yabo, noneho kandi bayishyize mu iyobokamana. Aho kantu nakumva ni intego yabo, none bayizanye mu iyobokamana. Ugushyiraho ubuhezanguni bwa gikristo ngo bizafashwa mu rwego rwo gukoreshwa nabi muri gahunda yo gushyigikira igihugu cya Isirayeli. Z'abantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Isirayeli bakavanayo ibitaka, abandi bakavanayo amazi, kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboke. Isirayeli ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahandi hantu hose. Ntabwo rero gukiranuka no kuba intore y'Imana ntabwo bikiri kuri Isirayeli. Abanza kuza gukoresha inganda zije, ubucakara buvaho, haza ubucakara bushya bw'ifaranga, ariko ubucakara bukadukontorora, kuko niba uri umukozi ukorera uruganda, uzakora uruganda n'umwana wawe n'umwuzukuru. Muri intego harimo kwankuraja cyangwa gutera umwete imikorere yo gushyigikira utugurupe cyangwa udutsiko tw'abacuranzi tuyobya abantu, nk'ibyo bitaga Yesu yatubuye imigati, umuntu agahera kuri icyo kintu akabereka n'uburyo watubura nawe ibyawe. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, turakwifuriza amahoro y'Imana kandi no guhirwa mu mirimo yose ukoresha amaboko yawe, ndetse dusaba Imana ngo ikomeze kukurinda, ikurindira aho uri, kurindira umuryango wawe, ndetse no kurinda ubugingo bwawe. Turabashimira rero umwanya mufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Tunabasaba kandi gusharinga ku bavandimwe, ku nshuti, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara hirya no hino, abantu barushaho kubohoka. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Musese. Ngira ngo nibisanzwe turamenyereye mu ntego 21 zateguwe na Illuminati, ariko zikaba ziri gukurikiranwa n'akanama k'abantu 300 nibo bakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'izo ngingo. Turabibutsa ko ibi byose kubyiga ni ukureba aho ibihe bigeze, iyi si duhagazemo, ibyahanuwe ntibyabiri gusohora ku batuye isi. Ese abantu bitware bati? Iyo turebye turabona akaduruvaye kari kubera mu isi, abantu barakubita hirya no hino, abantu barahangayitse, imyigaragambyo mu bihugu bitandukanye. Abantu uyu munsi tugeze ku rwego rw'uko abantu bamwe barimo no kwifuza kuba batarabayeho, cyangwa se batarabayeho muri iki gihe, wenda bakaba barabayeho mbere y'uko iki gihe tukigeramo. Rero ibyose turabyiga ngo turebe systeme y'isi
uburyo we na satani turavuga system political, uburyo we na satani n'uburyo ari gushaka gukoresha ubutegetsi bwo munsi kugira ngo azisasira abantu benshi, ndetse n'uburyo antikristo arimo gutegura ibintu bye neza ku muntu kugira ngo igihe azerekanirwa ku mugaragaro azakore byinshi. Reka twakire paseri kugira ngo asuhuze abadukurikiye, hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu. Paseri, tubahaye ikaze kuri Iron TV. Turabasuhuje bakundwa mwebwe ba Iron TV. Tubashimira Imana kubw'ubuntu mukora n'ubwitange kugira ngo usangire ubumenyi bw'ububazi z'Imana twahawe, kandi shimira n'abandi bose badukurikira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, baba abanyarwanda cyangwa se abandi barwize, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse n'abatuye indi migabane y'isi isigaye hirya no hino, n'abari mu birwa bikikijwe n'amazi magari, mwese ndabasuhuje. Muri n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe twishimira bavuga ururimi rufitanye isano n'urwacu, aribo Barundi. Mwese turabakunda Barundi, kandi twabonyemo ishyaka rikomeye. Imana ibahe umugisha no mu bwitange bwanyu no mu masengesho no mu rukundo, muri beza cyane. Hanyuma abanyamurenge, abenshi muri bo yuko bari hirya no hino ku isi kubera ibyago byatugwiriye twese, kuko ibyago byabo natwe ni ibyacu. Rero nzi yuko benshi muhurana n'izi nyigisho cyangwa n'ibi biganiro, ni byiza. Turabasabira, tuzi yuko Imana izakora ibitangaza mu gihe gikwiriye, ariko muri iyi si ubundi bwo nta n'ibyiza bihari, kereka mu ijuru aho tujya, kandi nzi yuko benshi muri mwe mukunda Umukiza. Tuboneho n'abaturanyi banyu rero, ubundi muziranye nk'abafurero, abarega, ababembe, abanyindu, abo bose ndibwira yuko bamwe muri bo bashobora kuyumva. Abagiriye umumaro rero byaba byiza. Ubwo nkaba muriho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe bari muri Kivu y'Amajyaruguru, abo cyane cyane abarwandafone. Nkaboreraho n'umwanya wo gusuhuza abafumbira, abavandimwe, abahororo, abahana bahangaza. Mwese turabakunda, twishimira yuko mwazagira amahoro kandi Imana y'umujuru kire neza. Pase, mwadufasha gusenga tukinjira mu kiganiro kugira ngo Imana ituyobore. Uhoraho Mana yacu, niwe Imana igira neza, ibyo tugiye gusanya no kuganira ni wowe ubizi, ni wowe ubishobora, ni wowe ubiha icyerekezo. Nuko rero aho ari wowe dufasha muri kiganiro, uduhe umugisha, dukomeze, kandi abazacyumva bose kizabagira umumaro, kizabungura ubwenge, kizaba intandaro yo gukanguka no kumenya ukuri kwibera mu isi, kandi isi bayikureho umutima ndetse banayizinukwe, ahubwo icyerekezo cyabo cyerekeze mu ijuru. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubushize ubwo turimo kwiga tugeze ku ntego ya 11, ubwo mwarimo kutwereka yuko mu ntego za Illuminati cyangwa se n'iriya mitwe yindi bakorana iri hejuru yayo, yuko bafite intego yo guteza imvururu mu bihugu hirya no hino, kugeza ubwo abategetsi cyangwa se abayobozi b'ibihugu bazananirwa, abaturage nabo bagahinduka bazamayibo, bakabibirara, bakiruka, abandi bakagira ubwesikora, abandi bakiba, abandi bakajya babeshya kugira ngo babeho. Nk'uko twabibonye ko ingaruka zihari mu buryo bubiri, yaba ingaruka z'umubiri n'iz'umutima cyangwa iz'ubugingo. Iz'umubiri nuko abantu bazahura n'ibibazo bikomeye, ubukene bukaza, abantu bakagira ubuzima bugoye, kugeza ubwo noneho rero bigeze no ku ngaruka z'ubugingo, abantu baziga imitwe myinshi y'uburyo babaho, ariko bari mu kugomera Imana. Uyu munsi rero turajya ku ntego ya 12. Mbere yuko tujyaho rero, ndashaka kubanza kugira nibuza ikibazo nsoma, cyangwa se wenda navuga se n'ikibazo nicyo twifuza kusobanuraho umuntu yavuzeho mu kiganiro uherutse gutanga, ubwo wazaga utanameze neza, ufite ijwi ryasaraye, wari umaze iminsi urwaye. Yitwa Eric Byiringiro. Eric yaranditse ngo tekinoloji iriho uyita gute iby'abadayimoni, kandi Yesu yarivugiye ko ubwenge buzagwira.
ya usibye yuko icyo jambo nta n'ubwo na Yesu warivuze ryavuzwe n'umuntu w'Imana Daniyeli mu buhanuzi bwe igice cyawo cya 12 yavugaga ku byerekeye uko bizaba bimeze mu gihe cy'imperuka ubwenge buzagwira kuba yaravuze ngo ubwenge buzagwira rero ntabwo bivuze ngo ni umuteguro w'Imana nka kimwe byo tuzahabwa n'Imana abantu bagiye kujya bacurika ibintu ahubwo yabivuze muri uko kutwereka bimwe mu bizabaho kuba Yesu yaravuze ati amahanga azababara hirya no hino hazaba ibishyitsi n'indwara n'inzara ntabwo twavamo n'ibyiza Yesu yaduteguriye yavuga ibizaba n'ubuhanuzi nuko abantu ubuhanuzi bwa Bibiliya batabwemera ariko n'ubuhanuzi kandi nibo tukwiriye kubakaho ubuhanuzi bwose bukwiriye guhera kuri ubwo ngubwo nuba namusubije ntiyungu mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Yesu kuba yaravuze ibizabaho amahanga uburyo azababara n'ibindi byago bizabaho si ugushaka kwerekana ko bizaba ari byiza ahubwo ni nk'ibiteguriza abantu ngo bamenye ko agiye kugaruka ni ibizaba bitegura yuko isi igiye kurangira kugira ngo duhore tubitekereza niyo mpamvu kandi ibyo nubwo yabivugaga nerega hariho n'ikibazo dufite ibintu byo tuvuga biri muri Bibiliya ntabwo byagenewe abantu bose byageneye intore z'Imana yaravuze ati mwebwe abizera abigishwa biri bo yabwiye nimubona ibyo bibaye muzararame murebe mu ijuru mumenye ko gutabarwa kwanyu kwegereje bazaba batabarwa heze babakura amaboko ya Satani akoresha ndetse akoresha ababibe bakoresha bamwiyeguriye bari ku isi ni ukuvuga ngo ubwo na Daniyeli rero kubihanura ntago ari uko yerekana ko ari byiza yerekanaga uburyo bizaranga iminsi y'imperuka uyu rero nyine urumva iki kintu akivuga yifashishije uburyo bwo kwerekana tekinoloji wayigishije werekana ko ari y'abadayimoni ngo yakozwe n'abadayimoni cyangwa ikorwa n'abadayimoni aravuga ati rero abayikoze ni ubwenge kandi ubwo bwenge bwari bwarahanuwe na Daniyeli yuko usibye ko yavuze Yesu ariko ni Daniyeli nk'uko mubitubwiye yuko buzagwira ati rero ko ubwenge buhari ubwo ni byiza ku Mana niyo tekinoloji ubwo nta kitwaye ntabwo ari y'abadayimoni ubwo arashaka kugaragaza ko ari ikinyoma wabeshye ariko ntabwo ari byo kuko ni tekinoloji ubwayo ntabwo ifavoringa twese irafavoringa agatsiko kuko ubu ngubu nibamara gufata abantu bamwe agatsiko gategeka isi kakazadufasha katangira kugenzura ibitekerezo byacu bifashishije uburyo bwa wifi n'iriya minara ya 5G bazaba badufata bafata ubwonko bwacu bakabugenzura nase biri mu nyungu zacu cyangwa biri mu nyungu zabo ngabo twarize technology is not geared towards our own benefit ntabwo itugarukira ahubwo iragarukira kuri babandi the industrial revolution yabayeho nibura ifasha abantu benshi akubwara uburyo bwo twikururira abanza kuza gukoresha inganda zije ubucakara buvaho haza ubucakara bushya bw'ifaranga ariko ubucakara bukadukontorora kuko niba uri umukozi ukorera uruganda uzakora uruganda n'umwana wawe n'umwuzukuru niko program iteye hanyuma ibyo ngibyo rero bagiye kubikuraho baza n'ubucakara bushya bwo kuba ari n'abacakara ba tekinoloji ntabwo ari ikibazo ubwo abantu bose ureba umuntu abantu benshi bize barimo baratakaza ibyo bize birabagora nabuye n'umugabo umwe twabaye inshuti rya sitiku kubera ko yankurikiraga afata ambwira uburyo yize economics bari muri banki ariko ambwira ati ngiye kunanirwa umuntu ku myaka 40 n'iyindi umuntu akabananirwa usi bishatse kuvuga se kubera yuko hazaga ibyahindagurikaga buri munsi hakaza program muri computer batari mastering bakaba barayishajisha akazi hakabati se ubwo utekereza umuntu kuzira mu myaka 50 ntabwo yagishobora akazi ubwo yareka akajya gahunga yo keneye abana bato bafite ubwenge bwirukanka bajya muri ibyo ngibyo byumvikane ko utabikurikiranye ngo uje wa updatinga no kuvuga ngo bwa bumenyi bwawe bwa bundi wari ufite ntacyo buzamarira abantu ndavuga bwa bundi wize ku ishuri ntacyo buzakugumarira kwazabura wize you have a degree yes ariko ntacyo bimaze kuko ngo bijyanye n'igihe yeah right aha reka wenda mwene data tumuveho
tubwira abantu ko hari ibibazo byinshi bagiye babaza ku nyigisho zose Pastor Musi yagiye atanga rwose ntago twabihoreye turimo turategura kugenda tubasubiza byose kandi murabizi ko Pastor yamaze iminsi ataboneka ariko tuzabivugaho ariko hano hari umuntu wanditse Pastor hari umuntu wanditse ku kiganiro duheruka kimaze ibyumweru 4 yanditse ngo Pastor Musisi wasigaho kuvuga nabi imandwa z'i Rwanda umuterekero w'abakurambere ni Afurika yose ibifiteho umuco avuze ngo Afurika yose ibifiteho umuco uwo muco n'umuzungu yaje kwigiraho mu Rwanda Urundi ibyo muvuga kuri ni world order tubihurizaho rwose izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana nukwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari byo ariko urumva hano navuze ngo izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana byombi nukwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari ibyo cyangwa n'irimanganya ubwo nuko ngo n'ijambo ry'Imana agaragaje ko nta gaciro byose ni bya Satani mbese ibyo mvuga muri rusange n'irimanganya kuri nukuri mangatanya gusa uyu ushobora gusanga n'umuntu rwose unasobanutse wanize oya birumvikana ntabwo uyu muntu yaba arinjije ariko arimo araburana ibintu bitagiye niho bibyasize sizo mandwa Pastor umuntu watubwiye gatoya ku mandwa z'i Rwanda imandwa z'i Rwanda nizi no imandwa z'i Rwanda niyobokamana ryo kuramya abadayimoni abanyarwanda bagenderagamo umuco wa Kristo utaraza usibye ko umuco wa Kristo wazanywe n'abakoroni nabo ntabwo ryari iyobokamana rya Kristo oya bakoresheje Kristo ariko babikoreshaga as a weapon of conquest ni intwaro yo kutwigarurira naho ubu ntabwo ryari iyobokamana none se wowe ko ryaje kiliziya y'abacumuga nibwo kura kirazira niba uvanyeho kuziririza ibintu byari bibi abantu uvuye ko batangiye kurya ibintu no gukora ibintu batakoraga ariko imandwa zari zifite umuco nubwo zari kuramya ibigirwamana wo kurindira abantu mu kubaha no gutinya ibintu bimwe na bimwe abantu bari batarubahuka ababyeyi babo rero ariko ntibivuze ngo yari inzira y'agakiza iyo abantu basobanukirwe neza yari inzira of social order social order abantu bose bibanire y'abantu kugira ngo abantu babeho neza ariko ibi ngibi byo bavuga twe turababwira inzira y'agakiza kuko izo mandwa ntishobora guhindura iyi si twavuze yuko mu kiganiro cyacu cy'ubushize twavuze ko dukurikije ikibazo cyari cyatubajijwe cy'uguturutseho yuko Imana yonyine izashyira iherezo kuri ibi bintu tubona bitubabaje ntabwo ari imandwa ntabwo zakora revolution nashaka jya terekere ryangombe cyangwa muhamagare cyangwa nabazanyabingi ntibashobora guhindura iyi current situation erega tujya mu kintu uko tuzi ko ari cyo kizatumarira nta nubwo twakongera ngo tubyigishe ngo abantu babikunde ubuse niyo abana bacu tuzabasigira uho niyo abana bacu tuzagishoboye kubirerera ushyiraho TV abana bakaza birwanga bakabaye bayibonye ujya kuvuga amafilime nibo bayazi umwana umwe isi yajyaga amwihisha agashyiraho filime ya pono akayireba umwana akaza akamuruguruka ntabimenye bukeye umwana areba se ku jisho aramuhamagara ati papa ati ako kantu ushyizeho kakurije ariko ako gako ni toto hariho akandi konzi kari shapu isi irapfuye ureba isi gusa isigaye guhamba isi ajya agashaka gushyiraho ka porono ka videwo akakareba noneho umwana akajya akamureba atakushyizeho wapi kabisa yarabwira ati ariko papa wapi arabwirurira ati aho kantu ushyizeho ni toto njye ndashaka gushyira akandi kagezweho ariko noneho rero ubwo ngubwo urumva umwana ibyazi kuri televiziyo kuri kompiyuta we ntubizi njye nabivuyeho njye n'abana bakora bo mu rugo nibo bankorera telefone akaza akayisetinga no I can't
ibyo ntabwo nafata umwanya wo kujya kubijyamo ariko bo nibyo barimo kuko niho ubwenge bwabo bwose burotetingira. ubu igisubizo waho uyu muntu yavuze ngo ngo ikomeza gukora ku mandwa z'i Rwanda ngo ni amakosa. Oya imanda nubwo twavuga ngo abanyarwanda twese tuzisubireho tuziramye tuzambaze ntabwo zadukiza ntacyo zatumarira. ntabwo wabonye ibyabaye ku Bahinde. Abahinde bagira imana zirenga 6,000. Corona ize barashira. Iriya corona banarwaye ntarwaye na corona nk'izisanzwe. None igitero cyavuye mu ijuru. Apana ku mana ariko abahanga kuko India ifite abantu miliyari imwe n'igice hafi. Niyo ifite abantu benshi bangana batyo. Kugira ngo bijizemo umugambi wa COVID bagomba kuvuga yuko ihari no kugira ngo nabo bikingize. Byasabaga imbaraga nyinshi. Bari baranze kubyumva. Babyumva se bate bayida benshi igihugu ni kinini abandi bibiri yongeyeho mu byaro ntabyo babiriho kugira ngo rero bashobore kandi bagira imana zabo kugira ngo rero ibyo bintu bikore kwari kubakindira akakina ukaboherezamo ikintu gikomeye cyatumye bamwe bapfa abandi bakagwa ku nzira. Usanga abantu bari ku nzira bapfuye babyita ngo ni corona ariko si corona na kangaratete. Noneho barangije uzi ko byagenze barakariye ibigirwamana byabo barabifata bikubita hasi ibindi barabiniga ngaho iyo mana bakubitaze kandi bo barabyibyerwa barabisa dagoni. Urumva barangije rero maze kubikubita hasi no kubiniga barafite ntacyo kitumariye ibintu bitadukiza kaga nkaka ngaka barabyambazaga abantu bakiyongera gupfa ariko n'abangaba rero abantu bacu bimandwa nababwira iki nibashaka bavuye dusubire mu guterukira dusubire ku murizi n'umuco bawugarure ariko it can't work. Icyambere bazabikora bonyine ntabwo urujya rwabo ruzabakurikira urujya rwabo ku rindi level ntabwo aribo barurera. Rero umuntu nk'uyongeye avuga nk'ibyo usibye gusa kuba nawe ibyazi yuko bidashoboka ni nk'umugani nakubwiye witwa aho ibyasize urumva neza. Noneho rero ashatse yabyihorera akumva icyo tumubwira ko nicyo cy'ukuri nawe ko abantu benshi bakunda ibinyoma. Aha pase reka twigarukire noneho ibindi bibazo byo tuzabisoma nyuma yaho tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Tugeze ku ntego ya 12. Yego intego ya 12 ivuga iki? Intego ya 12, 13, 14, 15 zashaka gusa ariko wenda katufatanye 12 na 13. Ya 12 avuga ngo to introduce new cards and continue to boost those already functioning, which include rock music gangsters such as the Rolling Stones, a gangster group much favored by European black nobility, and all of the Tavistock created rock groups which began with the Beatles. Kimwe mu bintu muri intego ya 12 harimo kwankuraja kankoresha iryo jambo kwankuraja cyangwa gutera umwete imikorere yo gushyigikira utugurupe cyangwa udutsiko tw'abacuranzi tuyobya abantu nk'ibyo bitaga rock music. Iyo tuvuze rock music tuba dushaka iki? Tuba dushaka kwerekana iyi miririmbire igezeho. Ubu hariho hip hop, hariho izindi ndirimbo zigezweho, hariho rap. Ibyo byose nibigenda bikomoka nibyo bagenda barema babiremera kugira ngo urubyiruko rwinshi rubigenderemo utakaza ubwenge. Hip hop, rock music, rap, reggae, ibyo byose ni ibintu bagendaga bakora ujerekanye imyaka za 60 kugeza ubu imaze imyaka nka 50 utwo dusiko tugenda tubaho. Muri Amerika hari bitaga ngo the Rolling Stones n'ibindi byo bitaga the Beatles byo mu Bwongereza byahimwe n'umuryango cyangwa n'ikigo cyitwa the Tavistock. Tavistock ni ikigo bakita ngo ni Tavistock International Tavistock Institute for Human Relations.
ni ikigo cyo mu Bwongereza ariko mpuzamahanga ngo kigamijwe ngo guteza imbere imibanire y'abantu. Noneho rero icyo ngicyo nicyo kigira uruhare mu guteza imbere biriya bintu by'imyidagaduro bishingiye kuri za ndirimbo n'udutsiko twazo, music. Music nk'ibi ngibyo bitaga ngo ni rock music. Ibyo bita ubu ngubu urabona yuko hari ibyo bitaga reggae, ibyo byaraje nabyo birahakoze. Hari ibyo bita hip hop, hari ibyo bita rap, ibyo bita kurapa. Biragenda bigerwaho, haraza kuza n'ibindi bikurura cyane urubyiruko bakajya mu bintu nk'ibyo, aho abantu bambara kugeza naho basigaye bambara ubusa, noneho bakaririmba bakora imyitozo y'ubusambanyi ubireba kugira ngo byangize abantu. Ibyo rero nabyo biri muri iyo gahunda. Iyo ni intego yihariye ya 12. Abantu bari mu isi bagomba kwitondera ibyo bareba, guteza imbere ibirebana na music cyangwa imyidagaduro, kuko birasi na music azisake. Hariho inkingi 7 nshaka kuzashaka, sinzi ukuntu zancitse ariko nzazibona za Illuminati. Imwe muri zo harimo music. Music is part of the pillars of the Illuminati. Inkingi za mwikorezi na geometry, uriya mubare wa geometry biriya imibare bakoresha intuza squares and angles. Yes. Buriya rero ni Illuminati language, n'ururimi rwa Illuminati. Kuki? So ibyo rero tugomba kubimenya. None se iyo bavuga grammar ni ururimi, kumenya kuvuga neza indimi kuzisobanura. Abahanga rero muri grammar and rhetoric, abantu bazi kuvuga, uzasanga abantu b'abahanga mu kuvuga bahabwa imyanya ikomeye muri politiki. Buriya nka Obama yajyaga ashobora gukora ikiganiro mu minota 30 akagitegura, agakora address, abantu bose bakishima. Ibyo ngibyo ibyo barabishyira cyane imbere. Umupasiteri uzi kuvuga akavuga amagambo, abazi Bibiliya bagasanga si yavuga, aravuga icyanditse akagihuza n'ibyo by'isi ishaka. Abantu benshi bakabona umuhanga arigisha bakamukurura, kandi na Bibiliya ntabwo biba ari Bibiliya kuko ari umuhanga gusa. Yes, abantu barabyumva ariko ntibagire ntibakurikira Imana. Hari igitabo cyanditswe n'umuntu Rick Warren. Naragisomye pages 40 pages, yageze ku ya 30 n'imwe. Umwuka arambwira guhagarika. Kira gitabo kivuga ibintu by'ubuzima bwa hano mu isi, purpose driven life niko bakita mu Cyongereza. Umwuka arakubwira ngo hagarika. Narahagaritse, yarananiye. Naragisomaga nkakireba, ngeze kuri page ku gice cya 30 na kimwe cyangwa na 2 nantibagiwe. Umwuka arambwira ngo kireke. Hasi bajyanga abakunzi be kafite abafana benshi bazavata, ahubwo so umwuka wera waguhagaritse n'umwuka wa daimon. Bazavata wose umwuka wera waguhagaritse kuko afite abayoboke benshi bamukunda bikomeye cyane. Okay, nje nabari bamukunde, nanjye simwanga, ariko byambayeho jewe, nige byambayeho kandi nkunda gusoma ariko cyarananiye, kandi ibitabo by'Imana byose ndabisoma. Wumvaga se ibintu birimo bimeze biti? Harimo ubuhanga bakabihuza n'Bibiliya ko usanga atari Bibiliya. Bisaba ubushishozi burenze. Abandi rero bafite amazi ko Bibiliya rero ndiko bimeze. Uzarebe barakoresha muri za conference, mu biterane hambere hanga batari bakinga amadini. Nta bindi bavuga za conference ugasanga ziriga ku bucuruzi, ziriga ku iterambere, abakirisitu uburyo bashobora kumenya ubuzima, gucuruza, gukora imishinga. Ariko se mu cyaki, yego ni byiza ku buryo bugaragara, ariko spiritually birafasha icyo umuntu. Usanga abantu benshi ari byo bateza imbere, byo bashyiramo Yesu yatubuye imigati, umuntu agahera kuri icyo kintu akabereka n'uburyo watubura nawe ibyawe udakoresheje umwuka, ukoresha tekinoloji yawe. Ubundi agahita yinjiramo akajya gusobanura none uburyo nawe wabitubura. Yes. Ukumva akoresha icyanditswe ariho ugandishije mu isi, akakwereka ko nawe uri Yesu. Abantu rero ntubaye Yesu, ariko akoresha icyanditswe cya Yesu, agutwaye mu byo isi yigisha. Izo ngisho kandi zo zigwiriye cyane muri Amerika kandi zifite imbaraga. Yes, nibyo nkubwira. Abantu ba Joyce Meyer nizo bakunda kwigisha cyane. Yes, nduza nijyo regari burya niyo ijambo ry'Imana ryo naho rituruka.
yewe sinemera ko umuntu noneho ari igitsina gore uba umwigisha w'abantu mu ijambo ry'Imana. Oya, umugore yaduha uburere mu rugo, mu muco, yewe yashakanye no mu nzego za politiki, kubyo ntabwo bindeba. Ariko mu iyobokamana, precisely speaking, agomba kuba ari out, agakurikira ariko ntiyigisha. ntagakwiye kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Abafuri bafite imiryango yabo, bafite imiryango ibiri ikomeye. Uw'ingenzi ari nawe ukora byose, ntabwo wemerera abagore kwinjiramo. ni uwitwa ngo iki? Nzawukubwira ngo ngo reka maze nabisomye hashize nk'iminsi 3 mbisomye ibyo ngibyo. Uwo nari nabisomye mbere yuko abagore batajyamo, ariko nza kumenya noneho uwo nguwo wo ntabwo wemera igitsina gore muri bo. Ni wa wundi utegura ibikomeye ku isi, ushaka amabanga akomeye. Ntabwo wijizamwo, nta mugore wakwinjira mu mbega, ntabwo ushobora kwinjira mu nzego zawo. Abarimo n'abari hasi bakurikira gusa, ariko abari mu nzego z'ubuyobozi kuko bagira bafite inzego zitwa degrees, ntabwo bashobora kubemerera kujya. Noneho rero kuki se babikora kuriya? Ni ibanga rikomeye. Ubundi igitsina gore muri nerves zacu, the nervous system z'abagore n'iz'abagabo ntabwo zisa. Ubu ni umwihariko wihaniye. Tuvuge ikintu gitera ubwoba ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bagore kurusha abagabo. Kuki se bimeze kuriya kandi bose ari abantu? Nkuko nerves zabo, they are very nervous, ikintu kibayeho, kandi bakagira ubundi bwenge bukomeye natwe abagabo tudafite. Ko buryo umugore ashobora kugeza imyaka 100 arishobora gukambakamba akitekera. Umugabo usanga yariwe n'imbeba byararangiye. Ibintu bikomeye cyane. Njye mfite umukecuru urimo ufasha abuzukuruza kubatekera bagiye kwiga. Amaye abuzukuruza ko nta buzukura gifite amumara. Ese bakawe they can't work. After okay, na abuzukuru ariko babana bato. abuzukuruza be batoye. N'umwuzukuruza yari afite umwuzukuru wari wahabyariye abyara umwuzukuruza nawe akamufasha. Bafite ibintu bikomeye cyane. Uribuka ibi bintu mwabukuzi ko umwuzukuruza nawe wabyaye ahubwo kandi aracyajye no mu murima agahinga, ariko umugabo ntiwabikora. Akaza agategura akagira atega kurutu mbese utuntu tujyanye na surroundings byari bimukikije yayibamo kuruta uwo mugabo. None wowe uti ntabwo nemera. Iyo bigiye kuri iyi ngingo rero ntabwo bikunda. Kandi murimo w'Imana niba uri umuvugabutumwa udafashijwe n'abagore ntacyo wageraho. Gira nzi ko ikibazo ahubwo wenda ari ukuyobora, none no kwigisha ntibabyemerewe. Kwigisha aricyo bitaguhamya. Burya guhamya twese turabanye n'abagore barahana. Ariko kuyobora no gufata responsibility, inshingano zo kuyobora. Yego, kuko iyobora ugira uburyo ukora, kandi muri kuyobora harimo no kwigisha. Kuko nta uyobora kandi atigisha. Kuko kwigisha harimo no gutanga amabwiriza n'impuguro n'ibiki byose. Ibyo rero bikeneye umugabo n'ufite izo nshingano, niko biri tubwira. Ariko umukozi w'Imana wese, umuvuga butumwa wese udafite support y'abagore ntacyo azagira. Wapi kabisa. Aba ni n'abana beza bazi no gutera inkunga. Batagushyigikiye ntacyo wageraho kabisa. Bagusengera, bagufasha, mbese mu budiyakoni nta muntu umeze nkabo. Bakora neza umurimo w'Imana. Niko Imana yabirimo nka kundi twabigira. Yanakwitangira, yanaguhisha, yanagira ati urumva neza bafite imikorere yabo. Ese we numva yuko Yesu muri Luka 8 ngo Yesu n'abagore bamufashaga bavana nawe hehe i Nazareti, abagore bamufashaga. Fugira afite abandi bagore kandi iyo turebe mu ntumwa ntibagaragara, ariko bari bahari bamufashaga. Bari mu bigishwa ariko bo nibo bamufashaga. Aho rero paseri niho abantu bashobora guhita bati none ntabwo wumva ko witsinze, numva ko Yesu yari kumwe n'abagore bamufashaga. Agiye nigisha abantu ntabwo ushaka amarangamutima, ushaka kuyoborwa n'umwuka. Iyo hajemo amarangamutima ibintu birapfa. Kuko umuntu ashaka kwavansa icyo ashaka, akitwaza icyo uvuze cyangwa icyo asomye muri Bibiliya agakora ikidatunganye. Tugomba rero gukora ibintu ku murongo.
aha tugaruke muri music ni music gusa niyo ivugwamo aho ngaho imyidagaduro uvuze harimo music n'iki no harimo music aha rero yo niyo ngingo ya 12 twari nicyo gusa ahangaha iyo iravuga ku myidagaduro ingingo ya 12 iravuga ku byerekeye imyidagaduro gusa ariko mu myidagaduro ni music bavuzemo gusa yonyine yes only music byumvikana yuko ifite kuko nakubwiye ngo muri za nkingi zirindwi za Illuminati harimo music ifatwa inkingi yayo bwite yihariye tayongeyeho ikindi niko nahangahe rero bikora nuvuga ngo ibi bintu tubona imibyinire iriho gasanga umuhungu aragaramye umugore muri hejuru amwishija hejuru umukobwa amwishija hejuru ngo arabyina biriya byose niyo iyi mibyinire ntabwo yahozeho uvuze gutyo metse kubona indirimbo y'umuntu ntago ari hano mu Rwanda ariko ni hamwe mu bihugu bya Afurika umukobwa ararebwa n'abantu amamiliyari ariko akaririmba yambaye nta mwenda w'imbere yambaye akantu ko kagace abantu basa nkaho bari hasi wari hejuru kuri stage kuri podium yambaye akarisona akageza akajya hejuru y'abantu ko basa nkaho bari hasi ari hejuru cyane akajya yegera umuntu abantu barwanira gukora kunuza ku myanya ndangagitsina ye ukoze ukabona arishimye birenze abantu bose amaze kuba yazama akageza akajya kuwo yumva ashaka wakoraho gusa narabibonye ndikanga yes uzi icyo bishatse kuvuga se ni ibingibi n'ubyo kuroga abantu kuko bari abantu ubwabo aho kugira ngo babibone nk'ibizira ahubwo no barabibona nk'icyo kwishimisha abantu barabibona nk'icyo kwishimisha barabyina nyine baritakuma ariko ni ibizira in short but they don't know noneho ahubwo byatwaye abantu ubwo rero n'abandi bakobwa arabatinyura icyo bishatse kuvuga kugira ngo bashake kumera nkawe noneho abandi bazambare nkawe ejo bajye mu muhanda noneho barebye natangara ahubwo aba ari we w'ikibazo nibigeraho biba umuco abantu babyakire noneho ejo abantu bazambara ubusa kandi ibyo byose birimo birashyushya igitsina gabo ntabwo igitsina gabo ubu ngubu barimo barategura abagabo kuza ababurutsi bajya bafata abagore ku ngufu kuki se bavuga ngo ubusambanyi bwarakomeye ubu ngubu ntabwo ushobora gufata umwana wawe ngo ajye kwigira kwa nyirarume cyangwa kwa se wabo oya none se niba umuntu asigaye afata ejo nabibonye muri Uganda abagande bo baba narizo n'abanyarwanda byagezeho barafata abana babyaye bakabatera inda none se niba umuntu udatinya umwana yabyaye wowe niyo korume urumva biroroshye cyane byoroshye cyane noneho ibyo bintu aho kugira ngo babirebe nk'ishyano barafata nk'ibisanzwe ndetse abandi bakubwira ngo ni iterambere se riganisha hehe ibintu biracika muri music ho birarenze ubusambanyi bwishe abona ariho bwicaye bituruka hese bituruka muri ibyo bintu bituruka muri pornography industry biraturuka muri zone bino muri televiziyo batangiye buhoro ubona abantu kugerayo basomana noneho abana bazi kubira ejo muri harabambwiye hambere abaramatire buzi bike nta filime ishobora kubaho utarebye abantu basomana icyitonderwa kandi hasomana abantu bahuza ibitsina ubu nibyo bigezweho none so nubwo ubu ubundi buryo bwo kuroga abantu usanga bari glued kuri screens batavaho bareba amafilime y'urudaca ibyo bintu bibazamo kandi iyo byarahanuwe mu mwaka w'1969 mukecuru wahanuye yaravuze ngo mu bintu bizabona televiziyo igiye kuzaroga abantu kugira ngo abantu bajye bareba ibintu barebaho ababibonye abadayimoni bari muri babandi babikinnye bajye basimbuka bajye muri baba nureba amafilime y'urukozasoni abadayimoni bazakwijiramo niyo mpamvu umuntu yareba pornography yari ifite ubuhamya bw'abantu benshi kugira ngo azayireke intambara ikomeye ni nk'umugozi bagushyizemo mu ijosi kugira ngo ugire umugisha wo kuwuvamo n'intambara ikomeye iyo warebye amafilime hariho n'igihe uyareba bakazana ibyo kujya ku isahani bikarekurira kurya wajya kurya ugasanga ushyize mu zuru hari umubaba mwegeze kumbwira narambwira ati rwose we kwiyuhagira byari byaramunaniye kuyegeraga mu ntebe yatangira kureba amafilime arambwira ati amazi bashyize muri dushe
ni umumama wishoboye ufite n'abakozi twayashize muri dushe ugasanga ntabwo yigeze agira ate amazi ntiyuhagire kubera filime bukanda bumwiriraho atiyuhagiye tu pe kwiyuhagira wapi kandi abazakora kino kiganiro hari abazampamya biko byo rukuri ushobora kureba amafilime ya Shane ukaza kuyavaho ukayarangiza nigeze kujya kugendera umugabo umwe mu bishop nge dariwe bakareba ayo mafilime tukajya gusenga bikatunanira bagasenga dukubitaho gusengesho ry'iminota 5 kubera niyo ndavuga se urugo rwa bishop kwiki kureba amashene kandi noho y'abahinde uko bayakurikiye bareba bakicara bakareba bakaganira ibyabayeho nareba urugo rwa bishop Satani yarugendereye kujya gusenga bikaba ikibazo tukaza no gusenga iminota nk'itanu twarushye nta mbaraga zo gusenga zaboneka aho ngaho wapi I'm not blaming them simbagaya jewe ahubwo ndareba igitero twatewe ibintu turi imbere tureba amafilime ni ikintu cy'ubujya je ntabwo nyagira televiziyo mu rugo ndayifite byira actually ariko ndamuzi zikoresha kwaye zirebwe se nande simbireba madamu nawe ni umuntu wo wibereye mu bindi ntagira ibintu bimukurura abana ntabo tugira mu rugo so ntabwo gireba nkoresha telefone gusa ko telefone ndayitegeka nkaba ndashaka kureba ibi ariko televiziyo wayitegeka ushiraho shene ugasanga hari ibyo wajya kuyiruka ukajya kuyinda abantu hanyuma mu gusoza dusoreze ku ngingo ya 13 ku ntego ya 13 ya intego ya 13 iravuga rero ibindi bishaka gusa nk'ibyo no ntubyiyoboka mana iravuga ngo to continue to build the character of Christian fundamentalism begun by the British East India Company servant Dabi, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Nukuvuga ngo iyagacumira gaturi ni intego ikomeye. Umva yuko ari intego yabo noneho kandi bayishyize mu yobokamana. Aho kantu nakumva ni intego yabo none bayizanye mu yobokamana kandi nabirenge mpejya mbibona. Kuvuga intego ya 13 ngo no gukomeza kubaka udutsiko twiyobokamana rya Gikristo. Ngo ariko udutsiko dushigiye ku buheza nguni. Bikaba byari byaratangiwe na kompanyi y'Abongereza yitwaga East India Company. Bikoresheje umugaragu wayo kompanyi y'Uburasirazuba bw'Ubuhinde ariko ari y'Abongereza. Umugaragu wayo witwaga Dabi ngo niwe wakoraga ibingibi ugushyiraho ubuheza nguni bwa Gikristo ngo bizafashwa mu rwego rwo gukoreshwa nabi muri gahunda yo gushyigikira igihugu cya Israeli noneho kuvuga yuko tugomba kwifatanya nabo kuko ngo ari ubwoko bw'Imana kandi bakaba ari intore z'Imana tukabafasha muri ya gahunda y'intambara barwana n'abayisilamu. Ibyo tuzabihuza tuzabireba tugeze no ku ntego ya 14 turebe no bayisilamu buryo no kudutsiko badufite badukora baduhisemo no turodutsiko turafasha abayisirayeli kuvuga yuko abajuifu cyangwa abayuda abayahudi babogamiwe kandi ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bityo ubabogamiyeho akaba ari umwanzi w'ubukristo. Mu rwego rwo kwifatanya n'abari mu mugambi w'intambara tukaba turimo muduteza imbere ubukristo. Aha rero ndabizi z'abantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Israeli bakavana y'ibitaka abandi bakavana y'amazi kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboke yuko Israeli ari igihugu cyese ari igihugu cyiza cy'umugisha n'abagituye ari abanyamugisha n'ubasabira umugisha bo n'umugisha. Nukuvuga ngo iyo ufatanyije nabo mu ntambara zabo kiba ari ikibazo. Nukuvuga ngo niba uri umukristo ukumva aba Palestine bari abarabu akarengane kabo ntugomba kukareba abo ngabo ni ibivume
n'abana bo kwa Ishimayeli. Ni ibiki ibintu bimeze nk'ibyo, kandi ibyo Satani azi yuko atari ubukirisitu, ariko wowe ukabikora uzi ngo urafasha, muri gufasha bene wanyu ngo Isiraheli ngo iki gihugu ngo tugisabire umushinga tuzawuhabwa. urimo urarema udutsiko ariko mu buryo wutazi, cyangwa se twa dutsiko turimo turakurema tuguhindura umuhezanguni mu bintu bidafite umurongo. Noneho barabikora babizi neza ko ibi bintu ari ishyano, barabikora bazi ko uzabona hano n'abantu batwara abantu muri Isirayeli iki byose ntacyo mpfa nabyo ngo bagiye kurambura bariyo barakora amafaranga, wowe uragiye kujya kureba. Ubikoze ku bushake bwawe ni byiza, ariko se byongera iki ugakiza kanjye? Isirayeli ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahandi hantu hose. Ntabwo rero gukiranuka no kuba intore y'Imana ntabwo bikiri kuri Isirayeli, biri ku itorero ry'Imana rigizwe n'abayuda, yego, kandi rikagirwa n'abanyamahanga arimo twebwe. Muri Kristo Yesu nimo duhindukira the chosen people of God, cyangwa intore z'Imana. Ariko ugasanga abakristo baravuga ibintu bitandukanye n'ibipfuye. Nagiye mu rusengero rumwe habaye ibyago, hari umuntu bari batwaye yo gusengera, nanjye njyayo, ndebye ku gikuta nsanga handitseho ijambo rivuga ngo Isirayeli uri hejuru y'amoko yose n'ibintu byose, ndetse uri hejuru y'itorero. Uko itorero ahangaha rirahari, uko bagenda bandika ibintu byinshi bava kuri Isirayeli babigira nkareba, noneho nkareba abo bantu ubu ni abakirisitu kandi n'abarokore. Ubwo ni ubuyobe nabwo, ni ubuyobe bukomeye, ariko burimo na dayimoni. Ari akantu uvuze, uravuze uti igihugu cya Isiraheli ibigikorerwamo ni nk'ibikorerwa n'ahandi hose. Yes. Kuki nyine abantu bagenda bakajyayo ugasanga bazanye ibikabyo byinshi, bazanye ayo mazi ngo bakuye muri Yorodani aho Yesu yabatirijwe, bazanye nk'amabuye yo muri Isiraheli, amavuta ya Elayo, bazanye ubutaka bwo muri Isiraheli, bakerekana ko ako kantu kukageza inanga ari ikintu gikomeye mbega, kandi ari igihugu kiberamo ibibi byose nk'uko n'ahandi. Oya, biruta n'iby'ahandi, kuko it's no longer Holy Land. Kubiza ngo ni Holy Land se nukuvuga Imana yaravuze ibyo yarabihagaritse. Yesu ubwo yabwiraga umusamariyakazi yaramubwiye ati uhereye none mugore nyizera yuko bitakiri ngombwa gusengera kuri uyu musozi cyangwa gusengera i Yerusalemu, ahubwo data bashaka n'abasengera mu kuri no mu mwuka, bene abo nibo bamunezeza. Icyo gihe rero Yesu yagishaka, niyo mpamvu isezerano rishya rifite intuzi ikomeye cyane tugomba kuryumvamo. Yashaka kutwereka ko ibintu byose biro birashyirwa ku iherezo, kugira ngo ikibaho cyose kibe mu mwuka, kiye kuba mu by'abantu bareba n'ibifatika. Ukajya kuzana amazi ya hariya abantu bakabikurikira bakumva yuko ari umugisha, bakamuha n'amafaranga menshi. Ahubwo none se nagiye ngiye gusura nk'umuntu ugiye gukora ubukerarugendo, hari kumenya ngo ngiye kureba iby'amateka ya kera byo mu isezerano rya kera bitagifite iki umurongo, no mu isezerano rishya wenda bijyanye na Kristo yavugaga, ariko nabyo ntabwo bikiza ubugingo bwanjye, kuko abahatuye ntacyo byabamariye. Ubu rero ni ikibazo gikomeye cyane. None ubwo ni ukuvuga ngo ingingo ya 13 ni ukurema udutsiko twa gikristo, tugamije tuduheza nguni. Ubu turahari, kandi ibyo kora nibagiye kubwira biri mu mugambi watangiye mu cyamagara 871 bwatangije n'utoga Gusipe Mazini, yari umufiyoso, yari umumafia, akaba no mu Illuminati. Ashaka ategura intambara ya gatatu izaba ku isi ishingiye ku myizerere. Uwo intambara zigiye kujyaho ni intambara ziri social, abantu bapfa ibintu, amadini, amoko, ibitsina, bintu nk'ibyo, ubukene, inzangano, ubucuruzi buteye imbere udakwanjye, ashake kukumanura, bigeze no n'umuntu uza muri YouTube biriho, nawe ufite amafaranga barakugirisha ari tumukubite hasi, oya ngo ni views, barapfa views nyinshi. Nose ibyo dusigaye turi bamaraya, erega muri yana bagabo twese twabaye bamaraya, turi bamaraya ba system. N'abagore n'usanga babaye bamaraya bari ku mihanda, ko urimo sigaye mbona ari benshi ku mihanda ari indaya, kagushaka umugore ushyira mu rugo bimaze kuba ikibazo, ariko ku muhanda ukurembuza ubu ni benshi.
ni nk'ibiti ni nk'uburo buhuye. ni ukuvuga ngo utwo dutsiko urimo kutubwira ni udushingiye mu gushyigikira Isiraheli. Yes, ariko hagamijwe kuzana intambara zishingiye ku madini yo kwibokamana. Ubu nicyo barimo bubaka, bo baracyubaka bafite intentions, bafite icyo bashaka gukora. Rero ibihugu byose kuvuga Isiraheli, abakristo bagomba kuvuga ngo no, ntabwo tugomba kureka Isiraheli itereranwa. Ko Isiraheli nubwo ari igihugu kireba kimeze kuriya, ari n'agahugu gato ariko afite imbaraga zikomeye cyane, kuko abagashinze abayuda nibo bategeka isi, nibo bazanye intambara ya kabiri y'isi yose, kandi yica bene wabo benshi, hagamije kugira ngo bizabe intandaro yo kubahindura indakorwa, kandi babahereho bazana izindi mvururu zikomeye. Ubu ngubu izo mvururu no mu Burayi zirahari, aribyo bita ngo ni antisemitism. Antisemitism ni theory ivuga ngo ni philosophy ngo yo kwanga abayuda. Kandi abayuda ntabwo ari bo Semites bonyine. Tuvuze Shemites tuvuga cyangwa Semites bene Shemu n'Abarabu bakaye barimo n'abaki bose, ariko no barabyihariye bavuga ngo antisemitism bivuze y'urwanya Semitism, uburwanya Abisirayeli. Kandi ntaho bihuye, kugiye usanga Abisirayeli b'iki gihe benshi ni Caucasians. Caucasians ni ukuvuga abazungu, whites. Ni ibintu bikomeye. So rero ugasanga harimo game utashobora kumenya. None se ubwo buheza nguni bushingiye muri utwo dutsiko tweretse aho ngaho muri iyo ntego ya 13 ngo ni udufite ubuheza nguni bwo gushyigikira no gutabara Isiraheli, bushingiye ku bukristo ariko bushingiye ku bukristo. None ngiye icyo nari mvuze ni utu dutsiko uyu munsi dukoje ubusesenguzi bw'ibyo turi kubona, nta dutsiko turiho wenda tudashingiye dutsika ariko tw'abakristo, sibyo dushingiye ku bukristo ariko tudashingiye mu kuba wenda barwanirira Isiraheli, ariko bafite ibindi bintu by'imyemerere yabo bafashe yo kuba badashobora kumva iyo bukamana ry'ukuri. Yes, urumva iyo abantu bakuze batyo ubwabyo n'ubuyobe bukomeye. Niba mu kwizera kwabo batekereza yuko Isiraheli kuyishyikira harimo agakiza, kiba kibaye ikibazo. Ngo abantu benshi bashyigikiye George Bush muri ya ntambara yo kujya kurwana hehe muri Iraq, bavuga yuko ari ukurwanya antikristo. Amadini menshi mu fundamental Christian churches zo muri Amerika baramushyigikiye, abenshi barasenga barishima, barasenga kucyo minara bari bamaze kuyisenya, kandi ya minara ni program ya Illuminati kuyisenya, ntabwo ari abari abibyihebe bavuga. Uretse gato no sura munara ira minara muri Amerika ni Illuminati yayisenya. Yes, nose bava kujya muri Amerika gukora ikintu kucyo abantu batajya batekereza, can't work. None ushaka kuvuga ko aribo babyisenyeye, nibo babyisenyeye, that's a game. Ariko bivuze nyine barakubwira ngo no wowe ngo muzanye ibintu byo ngo ni conspiracy theories, ariko ntabwo ari byo. Sikuvuze ko kuri hari ikiganiro dotse gukora umuntu yanditse ko gukora bivuga ngo nyine ngo byo ni ibintu bidafatika uwo uvuga uko iryo jambo niryo yanditse conspiracy theory bavuga batyo kuko bararuzwe. Ukuri ko icyo bemera nk'ukuri nicyo bita official narrative, cyangwa se bashaka kugita fake news cyangwa se biki byose. So official narrative nta hantu uvuga ngo byavuye ahantu hizewe, no, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndi wo wizeye yakubeshya. Icyo ni ukuri. Yes. Ashobora kuvuga ikizewe kijyanye n'ukuri ngire ko afite, niba biri mu nyungu ze ashobora kuvuga ati iki kintu kiravuga yizewe. Nabo uhagaze ukabwira abantu uti jewe ndizi data ndamuzi yishwe n'ikintu runaka, icyo ni ukuri kwizeye kurabizi. Ariko ushobora kubivuga mu nyungu zawe, uti data yishwe n'ikintu runaka, ariko ubeshya ushaka izindi nyungu wageraho, nabyo birashoboka. Ntabwo yishwe n'urupfu rw'ikirago, baramwishe kandi bamwishe ari runaka. None ubu ukabuvuga uti iriya minara yose yo muri Amerika na za Pentagon nabonye baragezeyo, nibo babyisenyeye. Kuko hari n'imwe mu nyubako zagize zitaguye, ahubwo zasubiye zagiye mu gitaka. Niyo barakoresheje ryo kuza guhitinga biriya bintu, ariko hari imwe mu nyubako yo yambizwe
iyo ni tekinoloji ihanitse. Fata inyubako ndende ya etaje nka 40 igacupira ikaburira mu gitaka. Ntabwo ari ikintu bavuga ngo ntabwo yaguye ngo nuko indege yayihitinze yayikubise. So therefore ubwo se ari nk'akahe gakino baba bari gukina isi. Icyari kigamijwe cyari kiri mu mugambi wo bita hari umugambi wo bita ngo ni NAC. Uwo mugambi witwa NAC witwa nicyo bitaga ngo New American Century. New American Century ni umugambi wo gusenya ibihugu 7 by'abayisilamu. Muri wa mugambi wo guteza akavuyo twabonye ku ngingo ya 11 na 11 gigozo kuzana ibibazo twabisomye to weaken moral fiber of nations, ibihugu kubica intege no kuzana crisis ku isi kugira ngo muzijere. Harimo nk'ubu ngo baje ibyo bakora kwa Gaddafi uri uzi bihakorerwa, barashaka gushyiraho amatora kandi amatora ntiyanze kugira bagenda bayimura. Abonye ejo bundi barayasubitse mu buryo butazwi. Why? Kuko barimo barareba ese buriya Libya ntiyakongera ikagitera imbere, ese uriya muhungu wa Gaddafi arashaka guzima, bazi ko bashobora gushyiraho amatora n'agasimbura se abantu kuko abantu bararushye kandi baricuza impamvu Gaddafi bamurwanyije. None umuhungu wa Gaddafi yagiyeho kandi barashaka ikintu bamutoteza ngo bamuze kwitoza cyarabuze. Ibyo bamurega ntibifatika. Buri bashobora kubigira hagati wenda bakaba banamukuraho bakamwica cyangwa bakamuhera ibineti. None uriya musirikare witwa Generali Haftar bavuga yuko yarashyikiye Gaddafi. Urumva sinzi neza uko ariko umuntu ntushobora kuvuga bati rero nawe arashaka kwitoza. So Libya ishobora kuzuka kuko ifite ubutunzi, ifite amafaranga, ifite itarajya kure, iracyafite inuza kandi ibyo ntibabishaka. Ntibashaka yuko Libya yakongera gusubira mu maboko y'abantu batarabizerwa mu bijyanye na gahunda yabo, cyangwa se uriya mwuka wa Gaddafi ukagaruka. Ariko ntawe ubitekereza, twebwe abanyafurika tuba turi aho gusa. Demokarasi, amatora tumeze nk'akasuku icyo uvuze n'ikiririmba. Utibazo wangu nishano. Hanyuma paze turi gusatira umusozo. Hanyuma nk'iyo ngingo ya 13 ko numva ari ingingo ikomeye kandi tubona kuko biri mu bantu abantu birirwa muri Isiraheli bahora bagenda amadini ashishikariza abantu gusengera Isiraheli ngo Yesu yarabivuze ngo na Aburahamu ngo Imana yarabimubwiye ati musengera igihugu cya Isiraheli. Ubona ibi bintu bizarangiza gute? Bizarangira koko abakristo bahagurutse kujya kurwana ziriya ntambara za Palestina na Isiraheli? Ziriya ntambara zavamo intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya gatatu. I mean the culmination of the Third World War. Intambara ya gatatu y'isi yose izajyamwo ibintu bishingiye ku madini. Kimwe mu bintu bizaprovoka abantu bose guta umutwe, ibintu bishingiye ku madini. Ndetse bavuga ko azakoreshwa n'intwaro za kirimbuzi. Ibyo bimwaro za kirimbuzi byo bikura ku mukecuru wahanuye muri za 1968. Ubuhanuzi bwe bwarasohoye, yabubikije umuntu witwa Emmanuel Minos. Uyari umuvuga butumwa. Niwe waje kubivuga amaze kubona ibintu avuga ati yaranabinigirije avuga ati ni ibintu by'intunza bidafite bimaze. Yarabyanditse agapura agashyira muri duro yigumiraho afite ibyo abakecuru sinamye yarabyandika. None abonye bibaye arabati n'iki babwira ibintu mbona iki gihe umukecuru yambwiye. Yaramwete imbere yuko Yesu azahari amubwira ibizabanza. Ibinyo abantu kujya kuri rutari bakavuga ubusa. Umuntu akajya kuri rutari abisha. Uyu mukecuru uwo rumuvuga ntago uramucisha kuri Iron. Ntago uravuga ubuhanuzi bwe. Ntabwo uraca kuri Iron ibyo yagiye hano n'uburyo byagiye bisora. None yashizemo nakantu kavuga ngo mbere yuko Yesu aza. Yes, mbere yuko Yesu aza dore bizabanziriza kuza kwe. Avuga nibi by'ubutumwa bupfuye kuri za alitari mu nsengero. Byose avuga na pornography. Niyi mikino yo bita ngo ni horror films. Horror films. Ntago nkuzo. None ejo nabonye horror film iteye ubwoba. Uwo mukino ni uwuhe? Horror films. Za nyine za ntuza za aya mafilme nyine arimo ibintu biteye ubwoba. Abantu bareba bakareba abantu bapfa abandi pica. Yari yabivuze ibyo byose. Yavuze ko hari abadayimoni bakina biriya bintu, iyo abantu babirebye
bazajya babikurikiza kandi ko njya mbibona uzabona umwana afashe mugenzi we hari umuntu wese ufata mugenzi we amutera icyuma kubera ibyo yarebeye mu mafilimi umwana arapfa abana bato wagira ngo ni iby'imikino kumena abadayimoni bari mu mwana hari abantu bareba imipira ugasanga barwanye baniganye ngo kubera ikipe ye ngo yatsinzwe nabyo uwo mukecuru yarabivuze se n'izira filime tureba nyine abadayimoni babirimo nibo babizamo usanga umuntu w'umugabo ari mu ntuza bamwe batanga n'amafaranga yabo ngo yangira aza gutsinda yajya gutsinda mu rugo nta byo kurya bihari ahubwo usanga bari muri ibyo bintu aratanga amafaranga ngo barakora betting yes nyimbo yazimaze yes it's very bad none urabwira iki abadukurikiye bari mu madini atandukanye babandi bavuga ngo na abayoboke ba Kristo yewe amadini niyo mpamvu mvuga ngo dushingiye bitavacho cyacu itorero mpuzamahanga ushobora kuba twahurira mu abantu benshi b'abahanga b'abanyabwenge baza bakanadufasha muri uwo murimo wo guhindura ibintu ngo bibe bishya dushyire ibintu ku murongo noneho abantu batangire gukanguka ibyo barebaga nk'ukuri ko baba barabihereranye tubishyira ahagaragara ko ibintu byose bipfuye noneho ushaka kuzajya mu ijuru by'ukuri kuko hari n'abandi bakunda iby'isi Bibiliya bisobanura kandi nibo benshi cyane kadusoma umurongo wa Bibiliya batazavuga ndabikura ahandi Bibiliya igice cya muri Yohana urwandiko rwe rwa mbere yandikiye itorero Yohana igice cya 4 none turebye umurongo wa 4 haravuga ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi harimo uri muri twe ninde n'umwuka wera muri bisi n'abarundi mwuka uhari urumva ko kantu nakanwa kumwe buri abantu bajya bavuga ngo ngo ikimenyetso ngo bazashira ku gahanga kandi abantu bakikoreye uri mu bisi aruta uri mu bisi yes none akavuga ngo abo nabisi cyo ikintu kibaranga nabisi nicyo gituma bavuga ibyisi kandi abisi bakabumvira umuntu avuga ibyisi ari ibyisi arigisha amavatiri kujya muri Amerika hari umugore wasimbutse arabyina ngo kuko yari mu rusengero akikiye umwana w'umukobwa muravuga ati muvuko Uwiteka avuze uwo mwana w'umukobwa agiye kurongorwa n'umuzungu ngo nakura mu bukumi bwe umuntu aravuga ati mbonye umukwe w'umuzungu nakize ibintu bipfuye ubwo nawe araho ngo isezerano yikoreye kandi mbona ari byo bigezweho mu rusengero ahera ku wa mbere amuhagurutse ati umva nkubwire iby'imbwire abantu baba bipakiye buzuye kuki bipakiye se nabisi okay kandi abisi bumvira iby'abisi bababwira bagenzi babo burya bari muri tiyatire yabo wowe uraza ukicara ukakamera ukareba ariko aha ko ni igicumbi cy'abadayimoni urakaze n'umurongo ukaze kandi umurongo wa 6 tukavuga ngo ariko twebweho turabi Imana yego kandi uzi Imana aratwumvira nubwo twakora ibikomeze bite ntabwo twahindura abisi abisi ahubwo bibavanyemo icyo bakora babyihura bakigendera kuko ntabwo ari ab'Imana nuko kabisa bamaze kumenya yuko babitahuye ngo ni ibinyoma n'iki ariko kugira ngo bitahure ko ari ibinyoma nuko dayimoni yaba atakibikoreramo ko burya dayimoni abikoreramo birasohora rero burya umuntu batabivaho dayimoni ajya akagira umwe akagira akamuha mureba akaba icyitegererezo cy'abandi runaka wamubonye runaka neza n'umukozi w'Imana yamukozeho riraka buriya yaragiye yaguze impigi yaguze ibuye n'amazi bamusengeye akajyanwa none yarakize ugasanga ari umuntu ugenda byamamaza ugasanga ari ishyano ngo naho utari uw'Imana we ntatwumvira ibi tuvuga utari uw'Imana ntabwo atwumvira twe nabo tuvuga ibyacu turavuga iby'Imana niyo mpamvu uzabona muri za comments abantu benshi bazadutuka n'abandi bazavuga bati kuko ntabwo ari ab'Imana n'abisi cyangwa n'abamadini yayobye uzareba abantu b'amadini iyo tuvuze ku madini iyo navuze kuri Gatolika n'Abaporoso bose bampuriraho Gatolika n'Abadive bose bantukira kimwe ndazifite comment yari yazo tuzazisoma noneho ugasanga umudive kuko wavuze ku idini ryo muranganye hari n'uwavuze ngo najyaga nkukunda nkakurikira ibyawe ngo ariko ngo ndakumenye uvuze ku isabato y'Imana ibyo bikabishana umugaturika mukaba mwakundanaga bavuga kuri Bikira Mariya uvuze ku mubyeyi azagukindura ukibaza uyu muntu ubwo bukana n'ubura kandi ubwo arakubwira ngo afite umwuka w'Imana dufite ishyano nawe aravuga amagambo aturuka mu bubisha
ubwo umugenzi nibyo yise basi akoreka kandi none nkubwiye mu kanya nkubwiye ni utwo si udutsiko tw'uduheza ngune n'ubundi nazo ni udutsiko mu madini nyine ariko noneho dushingiwe na kuvuga Isirayeli ntibabyitayeho cyane muri Gatolika ntabwo bashobora kuvuga Isirayeli oya ntaho bahuriye nayo baranayanga ntibajye bayivuga wapi ibyo ntabyo narinzi kandi Kiliziya Gatolika yaragize uruhare muri jenoside yakoze nose bari kumwe na Hitler mwagiye mumenya ibintu buriya barakoranye muri jenoside ya b'abayuda bafite inzika yo kurwanya abisirayeli abayuda babanza abayuda cyane bakabashyiraho icyaha cyo kubanga bavuga ngo babambye Yesu papa ntabwo aragera muri Isirayeli sinzi ariko iyo yitwa Paulo yaragiye Yohana Paulo yagezeyo ariko n'uyu wenda azajyayo ntabwo kujya se ntibajyayo bajyayo nyine ariko ntabwo bafite uko babakunda kuko kuva kera uburayi abanyaburayi banza abayahudi bahasuhukiye ariko nabyo bifite ikindi kintu bivuze ubona harimo ikindi kintu pasi ngewe navuga ngo niba badashaka arimo gushaka kuzimangatanya ibirebana n'agakiza kakomotse ubwo tugiyemo tukaba tugiye kugenda idonido y'ibintu tukavuga ubwabo se Kiliziya yitwa iki muri Bibiliya igishushanyo gisengwa muhereye ya mbere kuki ntibagomba gukunda bariya kandi yahereye mu Burayi ariko kandi ku rundi ruhande urwango rw'abanyaburayi banze abayahudi byarishingiye ku byo Yesu yavuze kuko ntabwo bagombaga kujyana n'umuvumo wa Kristo ngo bagire amahirwe aho bagiye bagombaga guhura n'ibibazo kugira ngo rero bave muri cya kindi bije mu kinyoma none antikristo yabahimbiye abaha ubwenge bafite n'ubutunzi bw'isi buriya bafite abayuda ntabwo uzi uwitwa Meya Amsher Rothschild we ni umuyahudi ariko w'umudage niwe wasabye aravuga ati njyewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury ububiko bw'ubutunzi bw'isi arabuhabwa ububiko yigeze mikrofone ku kantu kumvikana ni ukuvuga ngo ubutunzi bw'isi ububiko bw'ubutunzi bw'isi I don't want parliaments I want the treasuries of the world niko yavuze asaba shitani kandi nabimuha niyo mpamvu afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya antikristo niwe muyobozi mukuru wa Rothschild yes umuryango wa Rothschild yabyaye abana 10 abakobwa 5 n'abahungu 5 abahungu be nibo yahaye ubutungo aravuga umukobwa ntazahabwe n'ifaranga rye na rimwe kugira ngo utazajya mu moko yabo bazashakamo mu miryango bazashakamo abaha umukobwa ushaka icyarya ajye mujye muhera ku isahana rya agende ariko ubutunzi mubahaye abo abahungu wora isi irorohewe niyo bita the Rothschild family bakora imirimo sekuruza yabahaye nabo buryo bakora so uyu murimo wabo no gufinansinga World Bank kigega mpuza na banka y'isi yose na International Monetary Fund icyo twita ikigega mpuzamahanga cyombi n'ibyo umuryango ni family it's a family business mondiale yes bank mondiale none wogira ngo niyandese ni ibihugu se ni ibihugu si bibishyiramo inote zabyo se ariko baraye dufite ibibazo kabisa nta gihugu kirari gifite ijambo abantu bose nabagaragu iyi system yese iteye so ijambo ry'Imana turarangize riravuga ngo nungwa 6 tugiye kurangirizaho turavuga ngo ariko twebwe turabi Imana kandi uzi Imana aratwumvira naho utari uw'Imana ntatwumvira nuko rero icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwari wo yes umwuka uyobya uyu mwuka uyobya niyo kimenyetso cyashyizwe ku batizera Imana ntabwo utagira umwuka w'ukuri bizatuma ni nacyo kimenyetso bafite imbere y'Imana nta muntu ushobora kureba icyo kimenyetso kiri kuwiteka Imana ye yo mu ijuru ubwayo n'abandi Imana yahamagaye kumenya kugira amaso yo kureba iby'umwuka ya pasa murakoze cyane ngira ngo ibi nabyo birumvikana tugera ku musozo nuko twabwira abadukurikiye yuko buri wese ahari akwiriye kubera amaso ubugingo bwe se akita ku miburo abarimo arumva yego hanyuma
akegera imana ikarushaho kubana nawe. naho ubundi aho tugana, aho duhagaze hose si heza. Exactly. isi yo niyo umwanzi yarayifashe, ariko Yesu Kristo niwe murengezi wacu. hanyuma mu gusoza paseri, ndibwira ko n'inama zo uhora zitanga buri munsi, ahubwo wenda watanga aderesi yawe hanyuma ukadusenyera tugasoza. Barakoze. Nongere nibutsa abantu ryatangazo twari twavuze ryo gutangira virtual church. Twakabaye twarabitangiye, twahagaritswe na corona ubukane yuko yiyongeye. Omicron yaraje isa nkaho ikubise hasi igitekerezo cyacu, ariko turagifite. Virtual church ni itorero cyangwa ni itorero riri hirya no hino dushobora guhuriraho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga tuzarereka ngo ridupfira ubusa, tuzaribyaza umusaruro mu buryo bw'umwuka mu gihe bigishoboka. ariko noneho abantu bajye bahura, tuhigishirize, abashoboye batwegere, ariko bari kure tujye tubohereza inyigisho tuba twateguye. dushobora no kubishyiraho tukabikora live, n'abari hanze bashaka bagakurikira. turateganya kuzajya tubikora saa 8 kugera saa 11. noneho ku cyumweru abantu bose noneho baruhutse, nta namakwe hari, nta n'ikindi, abantu bajya baza muri ayo materaniro. nongera kuyabatangariza rero, badusabire, badufashe, abari mu Rwanda, abari mu hirya no hino mu karere, abari muri diaspora, byose ndabararitse yuko tuzafatanya muri gikorwa. so rero Imana ibahe umugisha, kandi bagire neza. abashaka kumbaza birenze aho bamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Icyitonderwa bari muri diaspora bo bahamagara kuri plus cyangwa akabitso guteranya 250 7 88 50 66 76. rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Mbibutse ko hari abantu bajya bashakira inyigisho ngo n'ibitabo n'ibiki, ariko ibyo nyo sinzi yuko nabishobora kubakora. Nabarangira ibitabo bimwe basoma. Igitabo cya mbere ni Bibiliya, kuko niyo duhuza kugira ngo tugire ubwo bumenyi, kugira ngo tugaragaze ubuhanuzi uko bugenda busohora ku isi. Icya kabiri n'ibindi bitabo runaka nagenda mbabwira. ariko nabarangira kwiyandikisha ku rubuga rwacu Pastor Peter Musisi Official. kurujyaho wandika PR cyangwa PR.Peter Musisi Official, noneho ukajyaho ari ibiganiro by'ikinyarwanda. cya mbere cyitwa ubuyobe mpuzamadini. ibi tuvuga niho bigaragarira bimwe na bimwe, kugira ngo abantu bare kuko bagiye bibeshya, ariko tujya tuva iruhande twigisha. ubu ngubu turigisha ku buryo abayuda bayobye ntibizere Yesu Kristo, bikabavira mu muvumo. tuzajya rero no turangiza abayuda tuzatangira kwigisha ku byerekeye noneho itorero rya Kristo, n'uburyo mu kinyejana cya 4 ryamizwe na Satani, hakajyaho igishushanyo gisengwa, nk'uko n'ubu igishushanyo gisengwa kigiye kumira maraya, ariyo madini ariho ubu ngubu. rero mwiyandikishe muri benshi kugira ngo tuzajye twigana ibintu tubikurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndumva nta kintu nabusenge. Mana ihoraho yo mu ijuru, tukweretse gahunda dufite, tukweretse n'ikiganiro, kugira ngo byose bihe umugisha byombi. Ikiganiro bazagikurikira kizabubake kandi kibigireho kibageza. Abazakurikira nanone gahunda tuberetse, ibitekerezo byabo turabyishimira kandi bizabiyoborwa n'umwuka wera. Habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru iteka ryose. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tushimire mwebwe mwese mwari mukuri iki kiganiro, kandi tubasaba gusharinga ubutumwa hirya no hino, kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi. Hanyuma rero ikiganiro menya nibi nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe